Ndabasuhuje nitwa Mwami nanone ngarutse mu makuru ya Pi Network. Mu minsi ishize hagaragaye ibikorwa bitandukanye ku ma wallet amwe n'amwe muri Pi Network. Ni ibikorwa byatumye abasesenguzi bibaza ikintu kirimo kuba, kuko ibyabaye ni muri bimwe bikunda kuba cyane cyane hagiye kuba ikintu kidasanzwe nka upgrade cyangwa se test, ariko nanone ntibyabereye kuri testnet kuko byabereye kuri mainnet. Abantu bakavuga ko Pi yaba irimo kwitegura gushyira hanze ikintu gikomeye cyane, abenshi bakabijyanisha na launch ya mainnet. Ibi rero byabaye muri Pi Network byagaragaye nk'ibimenyetso bikomeye by'iterambere mu gihe ibikorwa bya blockchain bigenda byiyongera hirya no hino ku isi. Icyo ugomba kumenya ni uko ibikorwa biheruka kugaragara kuri blockchain ya Pi Network binyuze mu makuru y'ama wallet bigaragaza amahirwe mashya y'iterambere n'ikoreshwa ritanga icyizere rya Pi. Pi Network rero iri kwiyubaka muri web ya gatatu. Pi Network ikomeje gukura amaso y'abari mu isi ya crypto na web3 nyuma y'uko amakuru ava kuri blockchain yayo agaragaje ibikorwa byinshi bishimishije. Raporo ziheruka zerekana ko hamenyekanye ama wallet menshi akorera kuri network, harimo imwe yagaragaje ibikorwa byinshi cyane byatumye abapiyoniya n'abasesenguzi bayitaho by'umwihariko. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko ibi bishobora kuba ari ikimenyetso cy'igikorwa cyateguwe ku rwego rwa network, bikaba ariko bizwi na core team ya Pi. Ibi bibaye ari byo bishobora gutanga icyizere cy'uko ecosystem ya Pi Network iri kwinjira mu cyiciro cy'iterambere rikomeye. Ibi byazamuye icyizere mu bashoramari no mu muryango wa Pi, cyane cyane abifuza kubona Pi Network igira ku ikoreshwa rusange kandi ikagira uruhare rufatika ku isoko mpuzamahanga rya crypto. Kuba rero hari menshi akorera kuri blockchain ya Pi Network, bigaragara ko abantu barushaho kwitabira urubuga ari benshi. Nanone bikaba ikimenyetso cy'uko igihe open network izaba igiye hanze rwose, iyi projet ya Pi izahita izamuka igatumbagira mu buryo abantu cyangwa mu buryo buzatungura isi muri rusange. Buri wallet rero ihagarariye umuntu cyangwa ikigo kiri muri ecosystem ya Pi Network, ni kongera network decentralization n'imbaraga rusange. Hari wallet imwe yagaragaje transaction nyinshi cyane. Iyi wallet yibanzweho kuko ishobora kuba ihagarariye igikorwa cyihariye kigamije guteza imbere imikorere ya network cyangwa gutegura impinduka ziri imbere mu mushinga wa Pi. Mu isi ya crypto rero bene ibi bikorwa byo kuri chain on chain transaction akenshi bifatwa nk'ikimenyetso cy'icyizere mu hazaza h'urusobe cyangwa ha ecosystem ya Pi Network. Imyumvire y'umuryango wa Pi igenda ihinduka bitewe n'amakuru agaragara kuri blockchain, kuko transparency cyangwa gukora mu mucyo bituma abantu bashobora gukurikirana ibikorwa biba biri kugaragara kuri blockchain ya Pi Network. Abakunzi ba Pi bareba ibikorwa by'ama wallet, ama transaction volume n'ibindi bipimo kugira ngo basobanukirwe uko ecosystem ihagaze. Ibyabaye kuri iyo wallet rero yakije transaction nyinshi byafashwe nk'ikimenyetso cyiza gishobora kwerekana ko Pi Network yagejeje icyiciro cy'iterambere ryihuse. Ibi bigashimangira igitekerezo cy'uko network iri gukura ikava mu by'igerageza ikagana ahubwo ku ikoreshwa rinini kandi ryagutse rikwiriye isi yose. Igitekerezo cy'uko Pi Network ishobora gukura cyane gishingiye ku bikorwa bigaragara mu isesengura rya blockchain. Iyo habaye wallet activity ikomeye cyane cyane yibumbiye kuri address imwe cyangwa nkeya, akenshi bibanziriza launches zikomeye, upgrades cyangwa se imishinga, ama initiatives ashobora guhindura icyerekezo cya network, ariko byose bigamije kumenyekanisha network ndetse no kuba adopted, abantu benshi bakayigana, ndetse n'imishinga ndetse n'ibigo bitandukanye byiganjemo
iby'ubucuruzi bikamenya iyo network. Nubwo ibisobanuro rero byimbitse by'iyo wallet bitaratangazwa ku mugaragaro, ikigaragara ni uko ecosystem ya Pi iri gukora kandi abari kwigiramo uruhare bari kwitegura amahirwe ashobora ndetse ya mahirwe arimo kwakira imishinga yindi ikomeye ijyanye n'uburyo Pi yarushaho gukoreshwa ndetse ikaganwa n'abantu benshi muri service ndetse na marketplaces, abantu bagahahira kuri ayo masoko, amadapps azaba yamaze kwadobutinga Pi nk'ifaranga ryo kwishyura no kwishyurana. Iterambere rya Pi network rishingiye ku bintu byinshi. Icya mbere, uburyo bwayo bushingiye kuri mobile telefone butuma buri wese ufite smartphone ashobora kuyigeraho agacukura Pi, agakora transaction cyangwa agakorana n'abandi. Icya kabiri, umuryango wa Pi, abapioneer ntabwo bacukura gusa ahubwo banagira uruhare mu kubaka apps, kugerageza system no gutanga feedback, bigatuma network igenda irushaho kugira utility. Icya gatatu ni ukwagura ibikorwa bya Pi, infrastructure ya Pi network, harimo wallets, harimo amadapps yamaze kujya muri mainnet akiyongera. Nanone ibi bishyiraho umusingi w'ikoreshwa rirambye mu gihe open mainnet yaba itangiye. Ibikorwa bya wallet kuri chain ya Pi network bigaragaza nanone akamaro ka utility nyayo, kandi kuri crypto iyo ariyo yose participation cyangwa kugira uruhare muri projet mu buryo bufatika n'imikoreshereze igaragara nibyo ubundi aba ari ishingiro ry'iterambere rirambye. Pi network yamaze gutera intambwe mu gutuma bishoboka kwishyurana muri apps, gushyigikira dapps no gukorana n'abadeveloper binyuze muri Pi App Studio. Uko ama wallets n'ama transactions bigenda byiyongera, niko n'agaciro ka Pi coin gashingira kuri iryo koreshwa nyaryo kakurushaho kugaragara, aho ariko kabeshejweho n'amarangamutima y'isoko bitewe n'abafite amafaranga menshi bashaka kuganisha isoko aho bashaka kuriganisha. Nanone abasesenguzi bavuga ko Pi network ifite umwihariko mu isi ya crypto, bitandukanye n'izindi coin zibanda cyane ku gushorwamo imari cyangwa kubika agaciro. Pi yubakiwe kuba accessible, kuba yabasha kugerwaho na buri umwe wese, mobile friendly, ikoreshwa kuri telefone za smartphone, kandi nanone ikabishingiye ku bantu ba nyabo. Ibi bituma abantu benshi bashobora kwitabira, bikongera ecosystem, icyo bitwa kwita decentralization n'iterambere, cyangwa abantu biha service bitewe n'ama app azaba ari muri ecosystem. On-chain data cyangwa se ari amakuru abagaragara kuri blockchain ya Pi network, nanone nayo akomeza gushimangira icyerekezo cya Pi network binyuze mu kugaragaza ubwitabire ndetse n'ibikorwa n'amatransaction arimo kuba by'ako kanya. Ikindi cy'ingenzi ni akamaro ka wallet yakiriye transactions nyinshi. Bene ibikorwa kenshi biba byerekana initiatives ziri imbere, nko kuvugurura network, gutangiza apps nshyashya cyangwa kongera utility. Ku bashoramari n'abari mu muryango wa Pi network, bitanga ibimenyetso by'aho umushinga ushobora kwerekeza. Ibi kandi bihura n'icyerekezo rusange cya Web3, aho platforms zishingiye kuri decentralization na telefone ngendanwa za smartphone zigenda zihabwa agaciro kubera accessibility, kubera ko izo platform zigerwaho n'abantu benshi, kubera ko telefone ni igikoresho gifitwe n'abantu benshi, nanone nuko zubakiye kuba pioneer. Pi network igaragara nk'iri muri uwo murongo, yerekana ko iri kwiyubaka nk'urubuga rukora kandi rushyira umuntu ku isonga. Uretse tekinike, uruhare rw'umuryango nanone rw'abapioneer nirwo pfundo rikomeye. Abapioneer batanga feedback,
bagerageza apps kandi bagira uruhare mu miyoborere ya network. Wallet activity ishobora no kwerekana ibikorwa byateguwe n'umuryango cyangwa n'abayobozi ba Pi Core Team mu rwego rwo kongera imikorere no kwihutisha icyo twakwita adoption ya coin. Abadeveloper nabo bafite uruhare runini mu kubaka apps, gushyiramo payments no gukora interfaces zoroshye, bongera utility ya Pi. Kwiyongera kwa wallet activity bishobora no kuba biterwa n'igeragezwa cyangwa deployment y'izi apps, bigatuma ecosystem irushaho gukomera. Ku iherezo, gukura kwa Pi network bizaterwa n'ihuriro ry'ibikorwa bikomeye bishingira cyangwa bishyigikira Pi. Nanone uruhare rw'abantu n'ikoreshwa nyaryo bizatuma blockchain ndetse n'amakuru bitanga ishusho isobanutse izaba iri muri proje muri rusange, aho buri wallet nkuko tubizi bihagarariye umuntu cyangwa se ikigo runaka. Yari umuntu abashobora gutanga umusanzu ndetse na cya kigo gitanga umusanzu mu gukomeza no kwagura Pi network. Kugira ngo Pi network igere ku iterambere rirambye, igomba gukomeza gushyira imbere accessibility, utility no gushyigikira aba developer. Ibikorwa nka Pi App Studio, in-app payments n'ivugururwa rya infrastructure nibyo bizayifasha gukomera ndetse no gukomeza. Muri make, amakuru aheruka kuri blockchain na wallet activity agaragaza ko Pi network iri kwinjira mu cyiciro gishya cy'imikoranire n'iterambere, aho ama wallet menshi akora cyane cyane ayakira transactions nyinshi. Agaragaza icyizere kiri muri ecosystem ya Pi network, kandi ashobora kuba atanga ibimenyetso by'ibikorwa bikomeye biri imbere muri ecosystem. Binashimangira ko Pi network iri kwiyubaka nk'urubuga rufite icyerekezo kirekire muri crypto na web3 rushingiye ku muryango, utility n'iterambere rifatika.